Muri iyi si yuzuyemo ibyago n'udukoko duto cyane tutarebeshwa amaso, kuva kuri za virusi, amabakiteri n'utundi dukoko dutera indwara, kugera no ku gahinda gakabije n'umujagararo w'ubwonko. Ubwirinzi bw'umubiri wa muntu niyo ngabo ya mbere irinda umuntu ibyago byose twabayeho tuvuga. Ariko se ni gute twaba dufite ubudahangarwa bw'umubiri bukomeye bwiteguye guhangana n'ibyago byose birimo indwara n'ibindi bibi byawutera? Nibyo tugiye kugarukaho muri kino kiganiro. Dore ibintu 8 by'ingenzi byagufasha kugira ubudahangarwa bw'umubiri bukomeye. Icya mbere ni ukuruhuka bihagije, cyane cyane ukaryama igihe gihagije nijoro. Gusinzira igihe gihagije nijoro byongera ubudahangarwa ku rugero rwo hejuru. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu basinzira munsi y'amasaha 6 nijoro baba bafite ibyago byinshi byo kurwara ibicurane kurusha abaryama amasaha arenze 7. Iyo dusinziriye, imibiri yacu yongera gukorwa k'uturemangingo dushinzwe kubika amakuru y'udukoko dutera indwara. Utwo duserire tubika amakuru y'udukoko dutera indwara twitwa memory cells. Ibi bifasha ubudahangarwa bw'imibiri yacu guhangana n'utwo dukoko dutera indwara igihe tuzaba twongeye kwataka imibiri yacu. Gusinzira bihagije nijoro kandi byongera gukora neza kw'inkingo dufata. Inyigo yakozwe n'abashakashatsi muri siyansi yagaragaje ko abantu basinzira munsi y'amasaha 6 bahawe urukingo rw'ibicurane bakora 1/2 cy'abasirikare bahangana n'ibicurane. Ikintu cya kabiri gikomeza ubudahangarwa bw'imibiri yacu ni ugukora imyitozo ngororamubiri ihagije. Gukora imyitozo ngororamubiri ihoraho nko kwiruka, kubyina n'ibindi mu gihe cy'iminota hagati ya 30 na 60 ku munsi ni bumwe mu buryo kamere bwo kongera ubudahangarwa bw'umubiri wacu. Dore uko bikorwa. Imyitozo ngororamubiri ituma uturemangingo dushinzwe kurinda imibiri yacu indwara dukwirakwira mu mubiri ku buryo bwihuse. Utwo ni nka T cells, B cells n'utundi twitwa natural killer cells. Uko dukwirakwira mu mubiri bidufasha mu gukomera k'ubudahangarwa bw'umubiri wacu. Imyitozo ngororamubiri ihoraho kandi iringaniza imisemburo ya stress, harimo uwitwa cortisol na adrenaline. Iyo iyi misemburo ibaye myinshi yangiza gukora neza k'ubudahangarwa bw'umubiri. Siporo rero ifasha mu kuringaniza iyi misemburo igahora iri ku rugero rwiza. Nubwo bimeze gutya ariko, imyitozo ngororamubiri ikozwe ku buryo bw'umurengera ishobora kugabanya ubudahangarwa bw'umubiri wacu mu gihe cy'amasaha ari hagati ya 3 na 72. Bityo imyitozo ngororamubiri nayo igomba gukorwa ku buryo buringaniye. Icya gatatu cyongera ubudahangarwa bw'umubiri ni ukugira imirire myiza. Kurya neza ntabwo bituma ugira imbaraga cyangwa ngo wumve umeze neza gusa, ahubwo binongera ubudahangarwa bw'umubiri wawe ku ndwara. Buri kintu cyose ushyize mu kanwa, urya cyangwa se unywa, cyangiza cyangwa kigakomeza ubushobozi bw'umubiri wawe bwo guhangana n'udukoko dutera indwara. Ifunguro ryuzuye rihoraho ribonekamo ibirinda indwara n'amavitamini byongera ikorwa ry'uturemangingo twongerera umubiri ubudahangarwa. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rigaragaza ko kurya indyo yuzuye birinda indwara z'igihe kirekire. Ibi bivuze ko kurya nabi bishobora guteza ibibazo ku mikorere y'ubudahangarwa, bityo bigatuma umubiri wibasirwa n'indwara zitandukanye. Icya kane cyongera ubudahangarwa bw'umubiri ni ubushobozi bwo guhangana na stress. Umuhangayiko uri mu bintu byangiza gukora neza k'ubudahangarwa bw'umubiri. Umuhangayiko utuma habaho kwiyongera kw'imisemburo ya stress twigize kuvugaho, harimo cortisol na adrenaline. Gukorwa kw'iyi misemburo biza ari nk'ubwirinzi bw'umubiri wikoreye. Gusa ikibi kiri aha ni uko iyi misemburo ikomeje kuvurwa ari myinshi cyane biba ari icyago ku mubiri, kuko nk'iyo umusemburo wa cortisol ukomeje kuba mwinshi ugabanya gukora neza k'uturemangingo dushinzwe guhangana n'indwara. Stress kandi igabanya ubushobozi bw'umubiri bwo gukira ibisebe nk'iyo wabazwe cyangwa se wakomeretse bisanzwe. Ubushakashatsi bugaragaza ko abantu bafite umuhangayiko bakira ibisebe ku kigero kiri munsi ya 40% ugereranyije n'abazima badafite stress. Ikintu cya gatanu cyongera imibiri yacu ubudahangarwa ku ndwara ni imirasire y'izuba na vitamini D. Izuba usibye kuturasira tukabona, rifite n'akamaro gakomeye ku budahangarwa bw'imibiri yacu. Iyi mirasire y'izuba yitwa ultraviolet irasiye ku ruhu rwacu, ihindura icyitwa cholesterol ikayihinduramo vitamine D3. Hanyuma iyi vitamine D3 igahindukamo cholesterol.
bikozwe n'impyiko ndetse n'umwijima. Iyi cholesterol niyo vitamine D igirira umubiri wacu akamaro mu kubaka ubudahangarwa bukomeye, kuko iyi vitamine D ifasha mu ikorwa ry'uturemangingo twa T cells dufasha mu guhiga ndetse no guhangana n'udukoko dutera imibiri yacu indwara. Iyi vitamine D ikomoka ku mirasire y'izuba kandi igabanya ibyago byo kurwara indwara zifata imyanya y'ubuhumekero. Ikintu cya gatandatu cyongerera imibiri yacu ubudahangarwa ni ukunywa amazi menshi ahagije. Kunywa amazi akenshi abantu ntibabiha agaciro bikwiye, gusa kunywa amazi byubaka ubudahangarwa bukomeye bw'umubiri. Kunywa amazi ahagije bifasha umubiri mu gusohora imyanda n'ubundi burozi buri mu mibiri yacu. Amazi afasha impyiko n'umwijima muri uko gusohora kw'imyanda mu mubiri. Kunywa amazi ahagije kandi bifasha mu iringanizwa ry'ubushyuhe bw'imibiri yacu. Iyo wumva ufite umuriro cyangwa se urwaye, umubiri wawe ukoresha amazi mu kuringaniza ubushyuhe bw'umubiri, umubiri ukongera ukagira ubushyuhe buri ku rugero rwiza. Kubura amazi ahagije mu mubiri bibangamira umubiri mu gukira iyo urwaye indwara zitandukanye. Ikintu cya karindwi cyongerera ubudahangarwa umubiri wacu ni ukugabanya inzoga, itabi n'ubundi burozi bujya mu mubiri wawe, harimo nk'ibinini tunywa, byaba ngombwa ukanabireka burundu cyangwa se ugakoresha bike. Inzoga, itabi ndetse n'ubundi burozi butandukanye buturuka mu bidukikije ndetse n'ibyo tunywa bigabanya ubudahangarwa bw'umubiri wacu ku rwego rukomeye, bityo umubiri ukaba utiteguye guhangana na buri gakoko kose kawatatse. Gukira bigatinda ndetse bikongera n'ibyago byo kurwara indwara zitandura nka diyabete, amakanseri n'izindi. Urugero nk'inzoga zihungabanya uturemangingo dufasha mu guhangana n'indwara nka T cells na macrophages. Inzoga kandi zangiza imyanya y'urwungano ngogozi, bityo udukoko dutera indwara turimo amabakiteri tukinjira mu maraso ku buryo bworoshye cyane. Ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2015 na Soba ndetse na Zaha bwagaragaje ko kunywa inzoga by'igihe kirekire byangiza ubudahangarwa karemano ndetse n'ubudahangarwa bukorana ku buryo bukomeye cyane, bityo ibyago byo kwibasirwa n'indwara zirimo igituntu, za kanseri, pneumocoque n'izindi zitandukanye bikiyongera cyane. Itabi ryangiza ubudahangarwa bw'umubiri. Nk'urugero, itabi ryangiza uturemangingo tugize ibihaha, rigabanya kandi ikorwa ry'abasirikare b'umubiri, bityo umubiri ukatakwa n'indwara ku buryo bworoshye cyane. Ubushakashatsi bw'umwaka wa 2017 bwakozwe na Journal of Immunological Research bwagaragaje ko itabi ryongera ibyago byo kwibasirwa n'indwara zifata ibihaha ndetse n'izindi zataka ubudahangarwa bw'umubiri, harimo nka diyabete yo mu bwoko bwa mbere, iyitwa Hashimoto, iyitwa Graves disease ndetse n'izindi nyinshi cyane. Ikintu cya munani cyongera ubudahangarwa bw'imibiri yacu ni ukwikingiza. Kwikingiza ni kimwe mu bintu by'ibanze bitoza kandi bigakomeza ubudahangarwa bw'umubiri wacu ku ndwara. Urukingo ruba rukozwe ku buryo baguteramo agakoko gatera indwara nka bagiteri cyangwa se virusi, gusa ko kaba kagabanyirijwe ubukana. Iyo bakaguteye mu mubiri, umubiri ukora abasirikare bajya guhangana n'ako gakoko, hanyuma abo basirikare nibo n'ubundi bikusanya kugira ngo bazahangane n'ako gakoko ka nyako nikaramuka gateye umubiri wawe ikindi gihe. Urukingo rufasha mu ikorwa rya selile zitwa memory cells cyangwa se selile zibuka. Mu yandi magambo, izo selile ziba zifite ubushobozi bwo kwibuka neza agakoko kahagabanyirijwe ubukana kaba katewe mu mubiri. Iyo kanyako gateye umubiri, izi selile zirikusanya zikarekura abasirikare bakataka ako gakoko kaba gateye umubiri wawe. Ubu budahangarwa buturuka ku nkingo buba bufite imbaraga nyinshi cyane zikomeye kandi burihuta cyane. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ndetse n'ikigo gishinzwe kurwanya indwara z'ibyorezo CDC bigaragaza ko gukingirwa bigabanya ibyago byo kwandura indwara ku kigero cyo hejuru cyane, bityo rikaba rikangurira abantu kwikingiza. Ngibyo ibintu 8 bifasha imibiri yacu kongera ubudahangarwa bwayo ku ndwara zitandukanye. Nibyo twagarutse muri kino kiganiro. Niba wagikunze ntugende udakoze subscribe, ukande like, wandike comment, ukore na share nyinshi, tujye tubana buri munsi mu bindi biganiro. Njye nitwa Charles Gayigana. Hasta la vista.